Parike ya Ruwayari ni nini cyane turacyagenda tugeze hano ntabwo twayiheza ni hanini pepe ni hanini cyane ariko ni heza uramutse ufite umunsi wose ukatembera ukagenda wicara ugafata icyo kurya picnic nko kubona abandi bari kubigenza hano byaba byiza cyane uwo munsi nyine wakuruvuga uti nanyiragize a day out a day out kagera no ku mazi rero fountain. Oh my god, that's really nice ne ni ibintu byiza cyane amazi nkayakunda agashushanya ikintu cyiza cyane amazi harimo amazi adudubiza akadudubiriza mu mitima yacu kandi amazi nyine kumva ko atemba akumara inyota. Come on, akumara inyota nugera uziga byinshi bizakwibutsa n'ijambo ry'Imana icyo ritubwira kubyerekeranye n'amazi y'ubugingo adudubiza adakama fountain ihoraho imanuka ukumbushiza inyota. Ijambo ry'Imana tumara inyota, umwuka w'Imana horuza ududubiza amazi aturuka ku mwami wacu Yesu Kristo akamanuka. Iyi fountain igira icyo kwigisha nawe umunsi wa none, igira icyo kwigisha kiza cyane. Imana ikomeze kugirira neza, turakomezanya turakomezanya rwose turakomezanya hano. Mwabonye ni ibintu byiza cyane, ibintu byiza rwose. Mwabonye iyi fountain mbereke ukuntu mbereke ukuntu nkunda fountain. Amazi n'abandi meza cyane ashushanya imbaraga z'Imana, umwuka w'Imana ugenda ududubiza muri twe utumara inyota. Imana itugirire neza.